uyu musore birakwiye kugira ngo ube wabona amazina umwita nkuko mujye kureba mwatanya mumwumva. Yari umusore muto cyane uvuka mu murenge wa Rwimiyaga aho ni mu karere ka Nyagatare mu mudugudu wa Kizungu. Biragoye cyane gusa nkuko abizera Imana tubyemera, nta imana itakura umuntu ndetse nta n'itamugeze. Iyo nguyu kujya ubona amazina umwita biraza kukugora bitewe nuko buri mwaka agiraga izina, muri mwaka akagira indi zina nkuko bisanzwe. Ubusanzwe amazina yanjye nyakuri bamwita Nkurikiimana Eric cyangwa se Robert, umwite mwene musuwisi. Yatangiye ari umukinnyi ukina mu b'imbere ushota amashoti gusa nubwo yajya gatera inshuro nyinshi hanze, ariko ubwo yajya gatera mu izamu garide yabaga ari ingorane kuko ku kirenge kinini afite ndetse n'inzara ndende cyane. Iyo atafumuraga umupira wabaga ugiye mu izamu etahebwe cyaga ari igitego, kitaba igitego ubwo garide bakamusimbuza. Biragoye kumva ishyaka n'umuhate yakoranirwa n'umusore, ariko burya wa mugani gutura neza hari igihe biba byiza cyangwa se bikaba bibi. Wowe mudugudu wa Kizungu waratuyemo harimo abantu benshi batandukanye, byaje gutuma abakinnyi benshi kandi bakina ku mwanya imbere bakina nk'uwo, maze abakeba batangira kwiyongera kuva uwo munsi. Ikizungu gifite urubyiruko rurenga abana 300 ubwo nkuko twe twarabaze kubabarura, ariko igitangaje mu byo ngibyo abamwe bakinnyi 5 bari bakaze muri icyo Kizungu. Uwa mbere kapiteni wabo bitaga Kigori cyangwa se Alex. Uyu bibi ne tubabwira yarakurikiyeho, ariko ko icyo makinnyi bakinaga imbere gusa ntiyari we muri rutahizamu wa mbere mu Kizungu ko dutanye tubabwira, cyane ko kapiteni ari uwo bitaga Kigori cyangwa se Alex. Haro ni musa gatatu bitaga ngo ni Kinono cyangwa se Muhawe, uwo mu badefenseri yari bishaga bigacika cyane ko kumusiga byari ibintu byaga bitoroshye. Waramutse uvuze uwo ngoro ntiwakibagirwa mugenzi bitaga Mudehemuka Jean Claude cyangwa se mwene Kanyetabi nkuko bajyaga bivuga mu magambo ya kera. Gusa bamwe mu baherewe n'urugendo harimo uyu mwene Kanyetabi Jean Claude ndetse n'uyu bibi mwene musuwisi nibo baje gukomeza, kuko abandi nasanze barazanye abagore, abandi karere umupira ngo bayivamo cyane ko ntacyo yari igiye kuzabagezaho. Burya umwuga nugutunze ugagutungira nabawe, umwuga si ukora abantu bakakwemera. Uyu bibi tubabwira atajya ubukinnyi w'imbere cyane ufite umwanya ubanzamo ariko udahoraho, kuko yaga yakerewe cyangwa se agatakoze nkuko byaga bikwiye yabaga yasimburwa, maze mu buryo bwo gutinya ambiance ndetse no gutinya adversaire aza kwigira inama yaje kubikemura iza kumugira umugisha agiramo n'amahirwe, aho yaje kwerekeza mu gice cy'abanyezamu. Kijye mu izamu ari mu kibazo gikomeye cyane ko umugaride wa mbere w'Ikizungu bamwitaga Kigori. Kigori yari na kapiteni y'ikipe kandi n'imbere akari umukinnyi wakinaga ahumva cyane. Gusa kimwe mu bintu bitangaje byaga muri iyo minsi nuko bibi nubwo ari mu izamu, nubwo bibi yajyaga mu izamu byabaga bigoye cyane ko yakoramo penalty cyangwa se kufura iri hafi aho ngaho, cyane ko amategeko yagengaga Ikizungu muri iyo minsi yibyemeye ko umugaride avuga ati ntago mfata ino penalty, umukinnyi akaza kayikuramo, nyuma yo kuyikuramo garide agasubira mu izamu uko byo bisanzwe. Uwo musore bitaga Kigori rero ku bushongore n'ubukaka iyo abonekaga penalty cyangwa se kufura yahitaga ajya mu izamu, maze ubwo bibi bikamubaza cyane, bituma bibi agenda akora cyane, ariko bitewe n'uko naga mu izamu ari umuntu wabujyagamo akabimerita neza ndetse na Kigori kamufasha ko yakina, bituma bibi aguma mu izamu. Ntibwake kabiri ubwo ku kigo cya Rwimiyaga batangiyaga ibintu bya shampiyona harimo na za Coca-Cola, bibi bagira amahirwe umunyezamu wa mbere Rwimiyaga abe yasibye. Garide azwi ku izina rya Mwene, yari Mwene Bwereri mu Kizungu, nawe aza gusiba bamwitaga ngo ni Ruhahira. Asibye bibi ajyamo maze sugu kwigaragaza yerekana aho akora iyo bwabaga biza gutuma umuzamu wa mbere Ruhahira aza kubura umwanya gutyo. Bibi yaje kuzamuka aho yaje gura n'abadefenseri bamusapotingaga cyane, harimo uwo bitaga Mungeneye ku mashoti, yari umuntu ukomeye cyane azi gutabara nyezamu, mbese ku buryo najye nk'umunyamakuru iyo nabaga najya mu izamu mfite uwo bitaga Mungeneye imbere yanjye nta gitego cyabaga cyazamo, cyane ko bibi yize kujya mu izamu bakina na Kabeza, maze iminota 90 irangiye afashe amashoti 2 gusa. So Mungeneye gusa wamufashije harimo n'uritaga Kabunduri. Kabundu wari umusore uzi kwirukanka cyane ku mashoti hejuru, ndetse iyo yabaga yitaye ku mupira uwoga uri hose ntiyabaga wamucika, maze ibyo bituma bibi abasha kwisha mu gituza cy'abasore uko bari babiri utibagiye na Matabaro wa gatatu, birangira abaye umunyezamu w'ikirangirire.
burya icyo uzaba ntaho kijya. Byabaye ngombwa ko Nyagatare ijya mu cyiciro cya kabiri ahantu bita imusheri. Bibi byaje kurangira yerekeje i Nyagatare mu cyiciro cya kabiri, ariko imbere yuko ajyayo byabanje kumutuma kwifashisha wa murongo uvuga ngo Yesu yabwenyera ngo utimutse ntakira koko, cyangwa ko Bibi uwo bitaga Mupende John amufata akamujyana ku kigo yaragiye kubera diregiteri agiye kumufasha kuba yakina. Maze mu kwigaragaza n'ubukungu n'ubushaka birangize bamushyira mu cyiciro cya kabiri, maze imipira sukuyekuramo karahava. Atangira izamu gutyo abantu batabyumva, abandi bavuga ati se Bibi ateze kuzagera he? Ariko nk'uko tumaze kugenda tubabwira, yari umusore wari ufitemo nk'impano, cyane ko abo babyirukanye abenshi umupira mu rugo bawuretse, kandi bareka nta n'ikintu ugeze ubagezaho. Gusa nko mubona ku mafoto kugeza ubu ngubu ni umusore umaze kumenya icyo gukora, ko ntibyigeze bimubuza kuba yakomeza gufata imipira nk'uko byari bisanzwe. Yari 2016 ubwo umusore yagiraga amahirwe cyane ikipe ya Sunrise ikaza kumanuka ijyanwa i Nyagatare, cyane ko yaribuze ubushobozi bwo kuba yakomeza kuhaba, cyane ko burya akarere katunga amakipe mbere ari kamwe birya biba bigoye cyane. Nguko rero ikipe ya Sunrise ikimara kuza muri Nyagatare bareba bati tuvangura abakinnyi tugabagabana, niko kujya muri Sunrise bareba abakinnyi ifite igomba kwirukana, ijyana muri Nyagatare ireba abakinnyi igomba gukuramo, maze wa musore Bibi Ruberi nkuko twatangiye tubabwira, cyangwa se mwene musuwisi Nasira aza kuzamuka gutyo abisanze mu ikipe nkuru ya Sunrise. Amataba bya amavuta atangira kuba muri etaje nkuko bisanzwe, etaje ruguru kwanguga Sunrise icumbisemo, biza kurangira Bibi abo mukinnyi wa Sunrise. Gusa ntibyaje kumuhorera cyane kuko yagezemo agasanga harimo abakinnyi barenze ku bushobozi ndetse n'agafaranga, cyane ko kuko harimo n'abagiraga umuti babimuraga izamu cyangwa se bagahena amaguru ya bagenzi babo. Burya koko uguhiga muratabarana, ntago mwajya mbuzi ngo mugere naho mwangana. Bibi yagezemo asanga hari umusore avuye muri Bugesera bita Gahungu nk'umugaridiya wa mbere, biza kumucanga, biza kurangira Bibi afashwe nk'umukinnyi wo gufasha abandi mu myitozo. Nkuko tujye tubita ngo n'abakinnyi b'ibiryo rero muri bamwe mu bazamuka yavana muri Nyagatare harimo nko bakita Mudemuka Jean Claude umukinnyi w'ibiryo, ngo yaje kubura umwanya baza mu kibuga kugeza ubwo yaje kwirukana nta rumwe umwirukanye, cyane ko yabonaga nta biteze kuzamugeza agora ku gatebe yari kuzarinda asoza kariyeri atamenyekanye. Yerekeje mu kipe nka za Gicumbi, ageza Bugesera ndetse ageza Sorwatomo. Ngira ngo ubu ngubu twapangaga inkuru ntuze ngo yerekeje he. Gusa uyu Bibi tubabwira mu gihe n'urugo kwiga ntibyamereye cyane, yatangiye primaire asibira inshuro 3 mu mwaka. Nushaka kumenya imyaka iminsi yize primaire ufate imyaka 3 ibanza ikube kabiri ubundi utanyine imyaka yakurikiyeho. Mu ishuri ari umuswa cyane kuko no gukopera byaramunaniye, aho yagakopera agafata ikayi akashira munsi y'ibibero akandukura, ariko nabwo akanga akabona 0. Amwe mu masomo yamunaniye cyane harimo n'imibare. Imibare rwose hari umuntu wajya kubona imibare batanya ushango ni x akavuga ati ibirarangiye icyo sinkigikoze ndagisimbutse. Igitangaje nubwo bavuga ngo x ngo yabaga imunaniye nta nubwo igeze basamenya kugabanisha imibare 2 cyangwa 3. Mbese bivuze ngo yimukaga ataramenya mara neza mu mutwe, nicyo cyatumye imibare igenda imikurikirana ikamunanira. Gusa nkuko babivuga mu amafaranga ntiyakora ngo n'imbaraga zikore. Umupira yaribitse watumaga batamusibiza ndetse gatuma n'ibigo byishimo rwanira, cyane nkaho twigeze dufata amajwi yiwo bitaga Berita agikora agacundezi amwinginga kuri telefone avuga ati umusore wanjye ndakwinginze vayo hano wiga ku kigo cyanjye sinzige nkwijiza minerivare, kandi uzagemuka kushaka uzajya usangira n'abarimu ndetse uzajya utankutegeye akagare kakugeze iwanyu. Uyu Bibi umukinnyi wiyumvaga cyane kandi abona ikipe rw'imiyaga yageraga imbere hakuri hashoboka, nigeze yifuza kujya gacundezi cyane ko gacundezi ari nk'ikipe y'abakeba, ariko yabaga bagiye gukina bazi ko Bibi mwizamu byabaga bigoye cyane ko bamwe wese barw'imiyaga ibona bagatete na batabaro bakinaga iyo za gacundezi, byagiye gukina ko bakinjiza umusore basangiye akabisinagaye bajyanye kuva mu kuyashanga bavomanye n'ikondo ya barata ndetse no kwa mucungura. Byari bigoye ko bamutsinda, ariko biza kurangira Bibi agumye rw'imiyaga no baguma Kabeza abandi baguma za gacundezi.
bimwe mu bidasanzwe ushobora kumenya kuri umusore Bibi nawe ari mu izamu ubwo rw'imiyaga akinaga na Kijojo bakayisina ibitego 14 ku busa. Aho Bibi naje gutera igitego iki ndetse cyaje gutangaza abantu gusa ntibakemera, aho yari ari mu izamu umupira uje arasohoka atera ishoti ageze nko hagati kwa kwidefanda yarenze umurongo w'abanyezamu. Garidi yarebye neza asanga se umupira we yikanga ajya gufata umupira inyuma ku gikomera, aho umupira rugeze wamaze guca mu izamu kane. Gusa ntibyaza kumvikana ngo bitewe nuko umusifuri wasifuye yari moja kandi moja sinzi ko mategeko icyo gihe sinzi amategeko ikintu bavuga ko gusa cyaka ari igitego ariko icyo gihe nigeze bakemeza nk'igitego cyane ko cyo gisingwa mwene musuwisi cyangwa se wamugejeje uri mu izamu. Undi musi ushaka ukabibi ushaka kumukabage Kabeza rw'imyaka ikina na Kabeza, aho baje gutera umupira mu izamu yaravuye Nyagatare ari nk'umushitsi bahorane ahura n'abandi mu nzira kwakunda kuraga umupira n'abantu ava amateka nsuza bavandimwe banje babati tubabare nyakubahwa tujyane Kabeza hari match hari ageze kuko biza kumuhira, aho umusore dukuze yaje kurekura urutambi ari mu mirongo y'abagatanu mu ruhande rwaraguru. Bibi yigiranya agace yigira kanyoni araguruka umupira wo kubita urenze ipoto za kurangira akoze save y'umwaka. Kuva umunsi abagura ati nyamara Bibi ni umukinnyi cyane ko n'indi twumva ngo agiye gukina za Saneza na za Nyagatare burya koko ntabeshya ni umukinnyi cyane ko arimo batabyumvaga cyane ko batamumvaga kuri radio, ariko birangiye amaze gukora iki kintu bose bati nyamara Bibi burya koko ari umukinnyi ukomeye cyane. Abatangira kumwivamo gutyo ndetse n'umutoza Manode ati Bibi nta handi hantu ushaka kuzajya ngusize. Uyu Bibi tubabwira yize amashuri abanza ashira ndetse na yisumbuye, gusa ntitubwo yisumbuye sinzi ko tubyita cyane ko naturo komeningiza yirangiza. Mu wa mbere yimutse kuri epesaje, mu wa kabiri yimuka bamwirukanye banga ko asibira akajya ku kindi kigo cya ajya mu wa gatatu. Icyo kigo ntibyamere cyane ko yese ajya mu sheri ajya mu ikipe y'akarere ka Nyagatare mu cyiciro cya kabiri, birangekeje mu ikipe y'abasiniya cyangwa se ya Saniriza ikipe nkuru.